Tugiye kuvuga ku ndwara ituzengereza, ku ndwara izengereza abantu benshi ibabuza amahwemo, ariko nanone iyo ndwara ikibi cyayo iri bucece. Iyo ndwara yica icecetse, iyo ndwara ushobora no kuba ugendana nayo umunsi ku wundi ariko utazi ko iyo ndwara uyifite. Hanyuma rero aho ibera akaga ni uko ukura ugenda uva mu mwaka ujya mu wundi, nayo ikomeza ikura iba grave nyine muri wowe, ikagukuriramo, ikakuzengereza, ikakumunga. Hanyuma rero niyo tugiye kuganiraho. Iyo ndwara nta yindi rero, ni indwara yitwa tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV. Turabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi, mu Rwanda, ahantu hose muherereye mukamudukurikira umunsi ku wundi. Tubahaye karibu, tubifurije kugubwa neza, mugira amahoro mwese, mugira umugisha mu byanyu byose. Hanyuma rero mwese twatangiranye, mwese dukomezanye uru rugendo, mwese mudukunda, mudukurikira umunsi ku wundi, Imana ibaha umugisha. Mwese muri rusange tumenyeyeho kubifuriza impera z'umwaka nziza, kandi tubifuriza no kuzatangira uwundi mwaka mushya muhire, uzababere uw'ibyiza, uzababere uw'ibyishimo, uzababere uw'umugisha, uzababere uw'iterambere mwashatse kuva kera, uzababere mbese muzawuronkemo ibyiza byose wenda mutabashije kubona mu myaka yatambutse. Karibu rero, tugiye kuganira n'ubundi ku nsanganyamatsiko ivuga ku bintu bizadufasha kugira ngo dukomeze nyine ibyo bintu byose dukeneye cyangwa se dushaka tubigereho. Uburyo tuzitwara, murabizi ko ibyiza byose biraharanirwa, nta kintu na kimwe wageraho utavunitse. Ariko rero ahangaha ntabwo biri busabe kuvunika. Turaganira, ni inama, murabizi yuko tuganira ku bintu bitandukanye byadufasha kubaka umuryango neza, inama zigiye zitandukanye, guhugurana bitandukanye, byose bishingiye ku kubaka umuryango mwiza, kandi murabizi ko umuryango ari wo wa mbere. Ndagira ngo nkubwire ngo niba nawe uri mushyashya ku Murimbo TV, kora subscribe, dukomezanye runo rugendo. Tugiye kuvuga ku ndwara ituzengereza, ku ndwara izengereza abantu benshi ibabuza amahwemo, ariko nanone iyo ndwara ikibi cyayo iri bucece. Iyo ndwara yica icecetse, iyo ndwara ushobora no kuba ugendana nayo umunsi ku wundi ariko utazi ko iyo ndwara uyifite. Hanyuma rero aho ibera akaga ni uko ukura ugenda uva mu mwaka ujya mu wundi, nayo ikomeza ikura iba grave nyine muri wowe, ikagukuriramo, ikakuzengereza, ikakumunga. Hanyuma rero niyo tugiye kuganiraho. Iyo ndwara nta yindi rero, ni indwara yitwa ubwoba. Abantu benshi bafite ubwoba, baterwa n'ibintu bitandukanye: inkomoko yawe, aho uvuka, ubukene, ukusa, uburwayi, ibintu bigiye bitandukanye. Iyi ndwara rero ni umwanzi w'ibyiza. Ubwoba ni umwanzi w'iterambere ryawe, ubwoba ni umwanzi w'ibyishimo byawe, ubwoba ni umwanzi w'ubwiza bwawe, ubwoba ni umwanzi w'ejo hazaza hawe, ubwoba ni umwanzi w'indoto zawe. Ibintu byose ushaka uricara ugatekereza, ariko hari aho utarenga kubera iriya ndwara. Tugiye kuganira rero uburyo iyi ndwara tugomba guhangana nayo, iyi ndwara tugomba kuyitsinda no kuyinesha. Ariko mbere na mbere, ikintu kizabigufashamo nta kindi, ni ukubanza ku kintu cya mbere. Barakubwira ngo banza utekereze, isure. Ese ufite ikintu kijya kigukanga? Ufite ikintu kigutera ubwoba? Wumva ibintu byose bimeze neza? Imiterere yawe, ukusa, ukureshya, mbese usanga nk'uko nabibabwiye, iyi ndwara nayo irakura ikaba nini cyane, ariko ubundi ntabwo aba ari nini. Iba ishingiye no ku kantu gato, ariko ikakuzengereza pe. Hari umuvandimwe tuziranye, yararwaye aranaremba kubera ubwoba. Ubuzima bwe nyine bubamo akaga kubera ubwoba. Ubwo bwoba rero yabuterwaga n'iki? Ni ukubera urushako yashatse. Kwa kundi bavuga ngo umuntu ashaka nabi. Yashatse nabi, ashaka umugabo w'umusinzi bikabije, hanyuma ibyo byose bikajyana no kuba umusambanyi bikabije. Noneho ni umugabo nyine
wa mugabo ufite akazi keza ukorera amafaranga rwose meza, ariko ugasanga iwe nta byishimo bihari. Kubera iyihe mpamvu? Umugore ntabwo ashobora no gusohoka ngo ajye mu bandi bantu. Yarambwiye ati mba numva wagira ngo mfite ubutuna, mba mbona ko abantu bari kumbonamo nk'ikigoryi, mba numva ati rwose ndasitara iyo ngeze imbere y'umuntu uwo ari we wese. Muzi impamvu? Arwaye iyo ndwara yitwa ubwoba. Kubera yuko uwo mugabo we ahantu abera wundi ni wa wundi udatinya no kuba muri karitsiye batuyemo aho hafi, yanasambanya n'abantu babandi udashobora wowe gutekereza. Ni wa muntu unywa inzoga ku buryo buri muntu wese, mujya mwumva ijambo rivuga ngo umuntu yabaye iciro ry'imigani. Icyo gihe rero ntabwo aba ari we wenyine uhura n'icyo kibazo, ahubwo usanga abamukomokaho abahagarariye. Urumva niba umugore we arwaye iryo pfunwe, abana be noneho bimeze gute? Wenda urwo ni urugero mbahaye kugira ngo mupfe kumva ko ibyo bintu bishoboka. Ubwoba rero ni ikibazo. Hari igihe abantu bagukikije bagutera ubwoba, hari igihe akazi ukora ubwako kagutera ubwoba, ukumva nyine nturi umuntu, ukumva ntuziyumva, ukumva ibintu byawe byose biragenda, ariko hari ikintu kigukanga mu byo ucamo byose. Iki kintu rero ndagira ngo tugisige mu mwaka tuvuyemo, nicyo ndi gushaka. Iyi ndwara reka tuyisige muri uyu mwaka, inshallah Imana idushoboza. Turarwaye. Reka dutangire ikintu cya mbere kizagufasha kwirinda ubwoba. Ikintu cya mbere ni ukwifata ugatekereza witonze, ukamenya cya kintu kijya kigukanga neza ni iki, ni igiki icyo kintu kijya kigukanga. Ese ni abantu mugendana bari ku rwego mudahuje urwego? Ese ni abantu mugendana bakubwira amagambo utifuza kumva? Ese ni imiterere yawe? Ni uko uri mugufi cyane? Ni uko uri muremure bikabije? Ni uko ukomoka mu muryango ukennye cyane? Ni uko ukomoka mu muryango wakoze ibyaha? Ni uko ukomoka, donc urumva hari igihe twisanga wavuye mu miryango rwose utaba proud pe, utajya hari uvuga uti ndi proud, ntewe ishema n'umuryango nkomokamo. None se niba uvuka ukaba uri umuntu wisanga iwanyu ngo bararuga, iwanyu bisha abantu, iwanyu ni abajura, papa wawe ukubyara ariba ni umujura, papa wawe ukubyara arasinda akinyarira akikoreraho ibintu byose bibi mu bantu, sibyo? Mama wawe ukubyara ni indaya yicuruza, we waravutse ufite ubwenge. Duterwa ubwoba n'ibintu byinshi. Hari abantu disi bateye ubwoba nuko uyu munsi yigeze kubyaraho, iki kiganiro twigeze no kugikora, yigeze kubyaraho agira ibyago umwana arapfa, arangije ashaka umugabo ntiyabimubwira, ubwo bwoba arabubitse. Icyo kintu kimuteye ubwoba. Hari umuntu wigeze kugira ibyago byo gukuramo inda, icyo ni ikintu kimutera ubwoba. Hari umuntu wigeze kuba kera wenda yarakoraga ubujura, uyu munsi yarahindutse, ariko icyo kintu arabizi ko yagikoraga. Background nyine inkomoko cyangwa se aho dukomoka, ibyatubayeho mu buzima byose bishobora kugutera ubwoba. Ibyo bintu byose rero gifata icyo kintu kijya kigukanga, ukirebe neza, urebane nacyo gutya. Noneho numara kurebana nacyo, intambwe ya mbere uraba wayitangiye yo kukirwanya. Hanyuma rero utangire kurwana nacyo, ukirwanye. Urakirwanya rero ngo wifashishije iyihe ntwaro? Intwaro ugomba kwifashisha, wenda reka mbaye nk'urugero, niba uzi yuko ukomoka mu muryango mubi, ntabwo ari wowe mubi, bariya nibo babi, bariya nibo, sibyo? Ni umuryango wawe yego uwukomokamo, ariko wowe ufite ubushobozi bwo guhindura ibyari bibi bigahinduka byiza.
kugira ngo ubihindure rero ni ukubera ko ubanza ukabona ko ibyo bintu wowe ntago ari ibyawe, ni iby'abandi, ahubwo uri kurwanya ibintu by'abandi kugira ngo bye kukuzaho wowe, sibyo? Hanyuma ikindi mu buzima bwawe, iga ikintu cyitwa kwiyakira no kumenya yuko wowe wibereyeho, nta wundi muntu ubereyeho, sibyo? Niba hari ibyaha wakoze, irinde ikintu cya mbere cyo kora ahangaha navuga wenda kitanditse naha, ni uko buri ikintu cyose uzakora ukaba uzi ko utabangamiye umuntu, ntikizigere kigutera ubwoba. Ikintu cyose uzakora ukaba uzi ko nta muntu ubuzima bwe buri buhagendere, amarangamutima we ari buhapfire, atagira ikintu ahomba, wowe ntikizigere kigukanga na rimwe. Fayitinga, rwana no kurwanya icyo kintu cyose kigukanga. Nababwiye yuko ni umwanzi w'ubwiza. Hari umuntu usanga ari mwiza pe, ariko kubera afite ikintu kimuteye ubwoba, ugahora ubona ameze gutya, ntashobora no guhagarara ngo yeme, kubera afite ikintu cyamuzingazinze kimurimo indani, cyamutesheje umutwe. Hanyuma rero barakubwira hano ngo reka ibintu byose sa nk'ushyize ku ruhande, ibintu byose ubanze uhangane n'iki kintu, sibyo? Niba urugero uteye nabi, niwe wiremye, Imana yarakuremye, ibona ko igomba kukurema gutyo. Hari ibyiza yaguhaye, hari n'ibyo ngibyo wowe urebesha amaso. Hanyuma hanga amaso bya bindi byiza, bya bindi bijya bikunezeza, sibyo? Inzira ya mbere yo gutsinda ikibi no gutsinda iyo ndwara yitwa ubwoba ni ukureba ibintu bitajya bigutera ubwoba, bya bindi nyine uvuga uti ndi proud of, sibyo? Ibi byo binteye ishema. Nimba ibyo biguteye ishema rero, bari byo ushyira imbere, hanyuma cyo kindi kigukanga cyo ukima umwanya mu buzima bwawe, ukima umwanya muri gahunda zawe zose. Hanyuma barakubwira ngo nanone menya neza yuko icyo kintu uri gutinya atari cya kindi kidahinduka. Ni ukuvuga ngo harimo gusaza, gupfa, harimo kurwara, n'ibintu ibi ngibi bidashobora kuba byahinduka, sibyo? Niba rero bidashobora kuba byahinduka, ibi bintu ntibizigere byo bigutera ubwoba. Niba wari ufite ubwoba bw'ibi bintu uyu munsi, bushire, kubera yuko urupfu rwa benshi ubundi ni ubukwe, niko bavuga. Niba rero twese ariyo nzira ya twese, niba buri muntu wese yarwara, niba buri muntu wese azapfa, niko binameze, niba buri muntu wese agomba gusaza, ni ukuvuga ngo ibi bintu ntago byo bigomba kugutera ubwoba na rimwe na rimwe na rimwe. Ugomba kubaho ukishima, ukanezerwa mu gihe uriho, cyane yuko tuba tutazi iminsi tuzamara ku isi. Ushobora guterwa ubwoba n'ejo hazaza, ariko mu by'ukuri ntabwo uzi nimba uyu munsi turi muri 2024, ariko ntabwo uzi niba 2025 uzaba wayigezemo. Hari umwana twiganaga yajyaga yaravuze ngo yaburaga igihe gito yango agira imyaka 20, kandi twebwe ubwo twari turi bakuru dushaje. Arangije avuga ngo nimba hari ikintu kinteye ubwoba mu buzima, numva ndashaka no kumva mu buzima bwanjye, ngo nukuntu numva ko ngiye kugira imyaka 20, ngo birampangayikishije, ndi kumva yaba byashobokaga imyaka nkayidodera ahangaha ntikomeze kugenda. Icyo ngicyo ni ikintu kidashobora kubaho, ni ikintu kidashoboka pe, uko byagenda kose. Ntabwo rero byakagombye kugutera ubwoba. Ibintu byakagombye kugutera ubwoba mu buzima kugira ngo ubeho neza ni iterambere ryawe. Ni ukuvuga ese ngewe kuri iyi si abantu banjye ni gute nabatera ishema? Icyo nicyo kintu wakagombye kubaho urwana nacyo. Iyo rero icyo ngicyo ari cyo ufite mu mutima wavuga uti mfite ubwoba bw'iterambere ryanjye, mfite ubwoba bwo kugera ku bintu bikomeye, se nzabigeraho gute, nzabigeraho ryari? Icyo gihe uba uri mu nzira nziza yo kugira ngo ibyo bintu bigereho. Niyo mpamvu turi kuvuga ngo muri uyu mwaka turi kuvamo, uwundi mwaka utaha, muri uyu mwaka utaha tugiye kujyamo, tugomba kwirinda bya bintu byose byaduteye ubwoba, bya bindi byose byadukangaga, kubera yuko ni n'ibinyantege nke. Buriya nta mbaraga bifite, bitizwa imbaraga natwe, bitizwa imbaraga nuko nyine reka mbahe nk'urugero. Iyo uri wenda tuvuge kera twiga muri primaire, abana ku ishuri hari ukuntu nyine bakundaga nko kurwana, ugasanga nk'umwana wihagaze akavuga ati nyegera nkwereke, nyegera umbone. Umuntu ashobora kwihagararaho kubera gutsinda ubwoba gusa, kandi abantu bakamutinya bakanamwubaha.
iyo rero uri umuntu uhangana ufite ibitekerezo byo gutsinda ubwoba buragutinya, ahubwo buraguhunga ugasigara uri mu mahoro, ukagira umutekano, ukagira freedom. Mbese urumva ko umwanzi wa freedom ni ubwoba. Rero iyo ubutsinze ubaho wigenga, ubaho nyine utekanye. Hanyuma hano nubwo bakubwira wenda byagorana kubyumva, ariko barakubwira ngo ibintu bigutera ubwoba bifate ubishyire ngo muri annex hanze. Nyine niba uri mu nzu yawe, ikintu kibi kijya kigukanga gisohokemo kigende kijye hanze. Iyo ni intambwe ikomeye wakagombye gukora kugira ngo utsinde iki kintu cyitwa ubwoba. Hanyuma barakubwira ngo impamvu uyu munsi ukiriho, impamvu uriho uyu munsi, ukaba wowe ubyuka bikemera, ukabyuka ukumva ufite umwuka, ukagenda ukajya muri dushe ugakaraba, ugakora mu mvoma zose z'umuntu akora ari muzima, warangiza ukisiga, ukambara, ukagenda, cyangwa se ukagenda ukajya mu kazi ukabona uri kugakora bikemera, nuko uri umunyembaraga kandi Imana igufiteho umugambi ukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kwishima, ugomba kubaho kubera ko uracyari mu buzima. Hano turi ku isi, ntago turi ahandi hantu, turi ku isi, tugomba kubaho nyine nk'abari mu isi, tukabaho nk'abantu bazapfa ejo, kandi nanone tukabaho nk'abantu bagize gute, bazabaho igihe kirekire. Ukishima, ukanakora ibintu byiza, ukavuga uti ese aka kanya ndamutse mvuye ku isi nagenda njyanye iki? Icyo ngicyo ni muri side yo gutinya Imana no kugerageza gukora ibikorwa byiza kugira ngo ejo n'ejo bundi nunagenda uzagire ibyo wajyanye. Rero intambara umuntu yakagombye kuba arwana si yo guhora atinya ngo abantu barambona gute, ngo se ubu njya mu bantu ahubwo ni ukuvuga ngo njye ndashaka iki, niki kinshimisha mu buzima, niki kintu gituma numva meze neza mu buzima bwanjye. Icyo cyo gutuma umera neza, ikintu cyo gutuma wishima, ikintu cyo gutuma utera imbere, ikintu cyo gutuma ugera mu bandi bantu bakaguha agaciro, icyo nicyo kintu cyakagombye kuba kiri imbere mu bintu urwana nabyo cyangwa se ushaka kugeraho. Niyo mpamvu rero mu mwaka tuvuyemo tugomba gusigamo ibintu byose bitudindiza, ibintu byose biduhangayikisha, ibintu byose bigutera ubwoba. Niba uyu munsi wisanze uri ubwoko ubu n'ubu ngubu, ntabwo ari wowe wiremye, kandi ntabwo ari wowe wahisemo kuvuka muri uwo muryango. Wowe ni wowe nyine gusa, ibyo ngibyo bisiga hariya. Nimba waravutse iwanyu ari abakene, sibyo, bihorere nyine n'abakene nibo. Hanyuma ahubwo urwana intambara yo kuvuga ngo njyewe ni gute ngomba kuba ntandukanye na bariya bantu, nkaba ndi umuntu ufite ibyo nkeneye, ibyo nifuza, ibyanezeza. Hanyuma warangiza nabo babandi ukabashyigikira uko ushoboye, ariko ubizi neza yuko nawe uri mu nzira yo kuba utandukanye na bya bindi byose bigutera ubwoba. Ese niba papa wari umusinzi, ubwo birakwigisha yuko utazaba umusinzi, ahubwo uzakora ku buryo ugomba kuba umuntu uri perfect kugira ngo usukure izina ryawe, utokore igitotsi icyo ari cyo cyose cyakomotse ahantu hatandukanye, icyasha cyose waba warasizwe n'urushako rubi, warasizwe no kuvuka habi, warasizwe n'abantu bakuvuga nabi. Perezida wacu disi Imana ikomeze imwishimire, niwe ubivuga neza. Aravuga ati igihano uha umuntu kubabaza, ukubuza amahoro, ushaka kudindiza iterambere ryawe, ni uko utera imbere. Ntabwo ari ukuvuga ngo urajya gushwana nawe, guterana nawe amagambo, kureba uko yaramutse, kureba uko yiriwe, kureba ibyo ari kukurwanisha. Wowe avance, komeza urugendo rwawe, rwa rundi rukuganisha kuri bya bindi urota, bimwe wumva nyine ubibonye waba uryoshye, waba wishimye. Aho ngaho nibwo uzaba uri mu nzira nyayo yo kunesha ikibi aho kiva kikagera. Kandi nutera intambwe ya mbere yo kumva yuko ugomba kubisohokamo, yo kumva yuko ugomba kugera ku ntego zawe no ku ndoto zawe, bizaba birangiye. Ubwoba cyo nta kindi buzakora usibye kuguhunga. Ubwo rero tugomba kuba beza, ugomba kwishima nyine, weba mwiza. Ni ukuri ko Imana hari umuntu usanga ngo bambwira yuko mfite isura mbi. Mungu we hari abandi bantu bakubona akabona uwa mbere. Ni ukuri ko Imana ibyo mbabwira ni ukuri. Niba abantu benshi bahora bakubwira ngo ufite isura mbi, ujye ubabwira uti none njyewe ndarema, njyewe nararemye, nigeze nirema.
mwebwe se mufite nziza wenda basi nako sina ngombwa guterana amagambo n'abantu, ahubwo wowe babikubwiye ukabyihorera ukigendera ukamenya ko atari amakosa yawe, nta kosa wowe ufite, nta ikosa uzakora gusa ni ukumvira ibyo bitekerezo byabo. Ikomereze. Niba uri mugufi cyane it's okay, uriho umeze neza. Hari uwundi muntu ukora ibi donc reka nsoreze hano reka nsoreze hano, nagira ngo tuganire kuri ibintu byitwa ubwoba, tubisige inyuma twe gukomezanya nabyo. Bavandimwe, njyewe kera nigeze kugira umuntu wambwiye ati useka nabi, nari ndi muto, nari mfite mu myaka 20, ati useka nabi cyane. Reka dusoreze. Ndagira ngo mbabwire inkuru, wenda nzayigarukaho, uburyo umuntu ashobora kugutera ubwoba bukakwibikamo. Ngiye kera ndi mutoya mu myaka 18, 19, umuntu yarambwiye ati useka nabi, ntukazajya useka pe, jya ubumba umunwa, ahubwo nubona n'ibintu bisekeje ujye useka nyine buhoro, ntukazajya ufungura umunwa kuko useka nabi. Ubwo ikintu byambyariye murakizi, nahoze mu buzima bwanjye bwose nseka mfashe ku munwa, mpora nseka mfashe ku munwa, najya guseka nkafata ku munwa. Ubwo ibi bintu mbinshizemo vuba ahangaha, ubu bitangiye kunshiramo ubu ngubu vuba, n'ubu ngubu hari igihe nshidukanye nasetse nkafata ku munwa. Umugabo wanjye akambwira ati nukuri useka neza, nkumva ahari ngira ngo arimo kumvugiraho. Simbyizere neza, ariko kuko mwizera atajya avuga ibintu byinshi, icyo avuze nyine avuga bike, icyo avuze kiba ari icyo. Ubwo ngenda mbyizera buhoro buhoro, ariko kugira ngo bimvemo byarangoye cyane. Ubwo nabwo ni urugero rw'iterabwoba ububitse mu buzima bwawe, rigenda rikakwangiza koko. Reka rero ibi bintu twe kubiha umwanya, reka mbashimire cyane abazakurikira ino video. Hari icyo uzakuramo kigufitiye akamaro, kandi nibyo mba nifuza. Imana ibarinde, naho utabaye.